Kamena umwaka w'1976 abana b'abanyeshuri bo mu gace ka Soweto muri Afrika y'Epfo bigabije imihanda barimo kwigaragambya. Aba bana bari barimo kwamagana itegeko ryavugaga ko ururimi rwa Afrikaans ariko rwagombaga kuba ururimi rwo kwigishamo amasomo bahabwaga. Ni imyigaragambyo yitabiriwe n'abanyeshuri bagera ku 20,000 ndetse nyuma yaje kuvamo imvururu zikomeye cyane, dore ko kuri uwo munsi abantu 23 bapfuye ndetse n'izindi mvururu zakurikiyeho mu minsi ya nyuma y'itariki zaje guhitana muri rusange abantu bagera ku 176, nubwo hari abatangaza ko abantu bagera kuri 700 bahasize ubuzima. Iyi myigaragambyo yabereye Soweto nyuma ikaza kumenyekana ku izina rya Soweto Uprising, yongeye gushyira ahagaragara uburyo abirabura muri Afrika y'Epfo bari bakomeje guhohoterwa no kubuzwa uburenganzira bwabo muri systeme y'ivangura ya APARTHEID yari yarashyizweho muri icyo gihugu. Nyuma y'ibyabereye Soweto, tariki 16 Kanama yaje kugirwa umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafrika ndetse no muri Afrika y'Epfo. Uyu munsi ukaba ari umunsi w'ikiruhuko. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka kuri izi mvururu zabereye Soweto mu 1976, inkomoko yazo, ijambo apartheid cyangwa se apartheid ni ijambo ryo mu rurimi rwa Afrikaans rukoreshwa cyane muri Afrika y'Epfo. Iri jambo mu rurimi rw'icyongereza risobanura ngo separateness cyangwa se kuba ibintu cyangwa abantu batandukanye. Ni ijambo ryatangiye gukoreshwa bwa mbere mu mwaka w'1929, ariko bisa nka systeme ya apartheid byari byaratangiye gukoreshwa mbere yaho, cyane cyane mu myaka y'1800, nubwo bigera mu mwaka w'1948 itari yandikwa mu mategeko ya Afrika y'Epfo. Kugera mu mwaka w'1806 ubutaka buriho igihugu cya Afrika y'Epfo uyu munsi bwari buri mu maboko y'abakoloni b'Abahorandi. Nakubwira ko ururimi rwa Afrikaans turi buze kugarukaho cyane muri kino kiganiro rufite inkomoko mu rurimi rw'Igihorandi. Muri uwo mwaka nibwo intambara yashyamiranaga Abahorandi ndetse n'Abongereza yarangiye. Nyuma y'iyi ntambara Abongereza ndetse n'ingabo z'Abahorandi zari zimaze gutsindwa, bumvikanye ko amategeko yari yarashyizweho mbere azakomeza gukurikizwa, ndetse abategetsi bashya nabo bakomeza gushyiraho amategeko atandukanye cyane n'andi mategeko yashyirwagaho mu zindi koloni z'Ubwongereza. Urugero, mu mwaka w'1797 abategetsi b'Abahorandi bari barashyizeho itegeko ryavugaga ko abasangwa butaka bose bo mu bwoko bwa koikoi batari bemerewe kugera aho bataramukira ku butaka bwabo batabanje kubisabira uruhushya, kandi bagahabwa icyangombwa umuntu yavuga ko ari laissez-passer. Iri tegeko ryongera kwemezwa n'abategetsi b'Abongereza mu mwaka w'1809. Mu mwaka w'1828 irindi teka ryavugaga ko abantu bafite uruhu rwirabura bashoboraga guhabwa laissez-passer yihariye yabemereraga kuzenguruka igihugu bashaka akazi. Iyi laissez-passer yo gushaka akazi yahabwaga gusa abantu b'ibyotara, no kuvuga bavangiye ari abazungu n'abirabura ndetse nabo mu bwoko bwa koikoi, ariko ntago umwirabura wuzuye cyangwa se wo mu bundi bwoko yashoboraga kuyihabwa. Umwirabura usanzwe kugira ngo agere aho atarabukira yagombaga kubanza kubisabira uburenganzira. Mu mwaka w'1833 Ubwongereza bwakuyeho burundu ubucakara mu bwami bwabwo ndetse no muri za koloni zabwo. Ibi byajyanye no gukuraho amategeko yari yarashyizweho n'Abahorandi yagengaga abacakara muri Afrika y'Epfo. Ni gutya abahoze ari abacakara bisanze noneho bagomba gukora imyaka myinshi ariko badahembwa. Urebye byari ubucakara ariko bwihishe. Mu kinyejana cya 18 hakomeje gushyirwaho amategeko yaragamije kugabanya uburenganzira bwo kwidegembya abirabura bari bafite, cyane cyane bagamije kubagumisha mu kintu kimeze nk'ubucakara ndetse no kwirinda ko abantu badahuje ibara ry'uruhu bagira aho bahurira. Gusa aya mategeko ntago ariko yari ameze kimwe muri Afrika y'Epfo yose. Mu cyahoze hari koloni ya Cape, umuntu wese w'igitsina gabo, yaba umwirabura, umuzungu, umuhinde cyangwa se avangiye, yari afite uburenganzira bwo kwitabira amatora. Ariko mu mwaka w'1892 itegeko ryabemereraga kwitabira amatora ku rugero rungana ryaje kuvugururwa, maze hongerwamo ko umuntu yashoboraga kwitabira amatora ari uko yabanje gukandagira mu ishuri ndetse anatanze amapawundi agera kuri 75, kandi imbere ya mapawundi yari 25 gusa. Ibi byatumye abirabura benshi, abahinde, ibyotara ndetse n'abazungu bake b'abakene bava kuri liste y'itora. Mu mwaka w'1894 guverinoma ya Cecil John Rhodes muri koloni ya Cape yashyizeho itegeko rizwi nka Glen Grey Act ryagabanyaga ingano y'ubutaka abanyafrika bashoboraga gutunga, naho muri koloni ya Natal hashyirwaho itegeko ryamburaga abahinda uburenganzira bwo gutora.
Mu cyahoze ari Repubulika ya Transvaal mu mwaka w'1896 ho hashyizweho itegeko ryategekaga abanyafurika kwitwaza ikibaranga aho bagiye hose, ariko bakaba bafite ahantu batashoboraga kurenga mu gace bakoreragamo. Mu gihe ababaga baturutse hanze y'aho bakoreraga bagombaga kwitwaza laissez-passer yihariye. Mu myaka y'1905 n'1906 hashyizweho andi mategeko muri Transvaal yategekaga abahinde kwibaruza kandi bakajya bagendana laissez-passer. Ni mu gihe abirabura bambuwe uburenganzira bwo gutora no kugera mu bice bimwe bya Transvaal. Mu mwaka w'1910 nibwo hashinzwe icyabanjirije leta ya Afurika y'Epfo nk'uko tuyizi uyu munsi, Union of South Africa. Union of South Africa ikaba yarigizwe n'ibyahoze hari koloni za Cape, Transvaal, Natal ndetse n'iyitwa Orange River. Union of South Africa nayo yakomeje gushyiraho amategeko yakumiraga abatari abazungu, ariko nanone akazamura cyane abafite uruhu rwera. Ni muri urwo rwego mu mwaka w'1910 hashyizweho itegeko rizwi nka South Africa Act, ryahaga abazungu uburenganzira bwose, harimo ubwo kugenga ubuzima bw'andi moko yaratuye muri Afurika y'Epfo, byaba mu bijyanye na politiki, kugira imitungo n'ibindi. Abirabura birukanywe burundu mu nteko ishinga amategeko. Mu mwaka w'1913 abirabura babujijwe kugira ubutaka bagura hanze ya reserves cyangwa se ubutaka bari baragenewe. Mu mwaka w'1918 hashyizweho itegeko ryategekaga abirabura kwimukira mu duce twari duteganyijwe, naho mu mwaka w'1923 hashyirwaho itegeko ryatandukanyaga abantu bo mu moko atandukanye mu miturire. Abazungu bakaba baraturaga ukwabo, abirabura nabo bagatura ukwabo. Iri tegeko kandi ryateganyaga ko abirabura batuye mu duce runaka babashaga kubona akazi mu nganda z'abazungu. Mu mwaka w'1926 hashyizweho irindi tegeko ryabuzaga abirabura gukora akazi gasaba ubumenyi bwihariye buva cyane cyane mu mashuri yaba za kaminuza cyangwa se amashuri ya tekinike nk'ububaji, ubukanishi, ibijyanye n'amashanyarazi, amazi, ubuforomo n'ibindi. Naho mu mwaka w'1946 hashyizweho itegeko ryabuzaga abahinde ndetse n'abakomoka ku bahinde kugira ubutaka bagura muri Afurika y'Epfo. Kugeza mu mwaka w'1948 aya mategeko yose tumaze kuvuga yasaga nk'aho arimo guharura inzira ya systeme ya apartheid yari bugeho muri uwo mwaka. Mbere gato y'umwaka w'1948 hagiyeho komisiyo ebyiri zari zigamije kwiga ku ngaruka z'amategeko yo gutandukanya abirabura n'abazungu. Komisiyo ya mbere izwi ku izina rya Fagan Commission yagiyeho mu mwaka w'1946 ishyirwaho na guverinoma yari iyobowe n'ishyaka rya United Party. Iyi komisiyo yatanze umwanzuro ko amategeko y'ivangura yarakuriye koroshywa kugira ngo abakozi b'abirabura bari buture mu mijyi hafi y'akazi babashe kwiyongera. Gusa ibyavuye muri iyi komisiyo ntabwo byashimishije abo mu ishyaka rya National Party, nabo baje gushyiraho komisiyo yabo yahawe izina rya Soweto Commission hari mu mwaka w'1947. Iyi komisiyo yaje itanga imyanzuro itandukanye cyane n'iya Fagan Commission, aho yavugaga ko ahubwo amategeko atandukanye abirabura n'abazungu akwiye gukazwa kurushaho kugira ngo hirinirwe ko amoko yose yatakaza umwimerere wayo. Mu matora yabaye mu mwaka w'1948 National Party yahise ifata ubutegetsi, bityo bibonye uburenganzira bwo gukaza amategeko yarasanzweho. Abari bagize iri shyaka ubwabo ntabwo bumvikanaga ku buryo amategeko bifuzaga gushyiraho yari bukore. Hari igice kimwe kitemeraga na gato ko abirabura bagira aho bahurira n'abazungu. Iki gice kikaba cyarifuzaga ko abirabura baba ukwabo, bakagira abayobozi babo bihariye, ibikorwa byabo by'ubukungu byihariye, ku buryo mu gihe kirekire bitari bube ngombwa ko abazungu bakenera abirabura ubu bakorera imirimo yabo. Hari ikindi gice cyavugaga ko abirabura n'abazungu bagombaga gutandukanywa, ariko abirabura bakaba bemerewe kubona imirimo mu bikorwa by'ubukungu byabaga bigamije kuzamura abazungu. Abayobozi b'ishyaka rya National Party bavugaga ko Afurika y'Epfo itagizwe n'igihugu kimwe, ahubwo yari iciyemo amoko ane, ariyo abazungu, abirabura, ibyotara n'abahinde. Leta yatangiye gushyiraho amategeko yaragamije gutandukanya burundu abatuye Afurika y'Epfo bishingiye ku ibara ry'uruhu umuntu yari afite. Itegeko rya mbere rya APARTHEID ryashyizweho ryari ryitwaga Population Registration Act ryo mu mwaka w'1950. Iri tegeko ni ryo ryemeje ko ibara ry'uruhu umuntu afite ryagombaga kwandikwa mu ikarita ndangamuntu. Hashyizweho komisiyo zishinzwe kwemeza niba koko umuntu ari umuzungu cyangwa se umwirabura ku bantu byabaga bigoranye kumenya urwego bashyirwamo. Ibi byatumye cyane cyane mu miryango y'ibyotara
havamwe abantu bisangaga bashyizwe mu byiciro bitandukanye. Mu mwaka w'1950 hashyizweho kandi The Group Areas Act. Kugeza muri uwo mwaka wasangaga imijyi myinshi ituwe n'abantu bo mu moko atandukanye kandi begeranye. Iri tegeko ryakuyeho ibi ngibi, ahubwo rigenaho buri muntu w'ibara ry'uruhu runaka yari yemerewe gutura. Abazungu bagombaga gutura ukwabo, abirabura ukwabo, ibyotari ukwabo n'abahindu ukwabo. Ni ukuvuga ko hari abantu benshi birukanywe mu byabo kubera bisanze barimo kuba mu gace gatandukanye n'iri bara ry'uruhu bari bafite. Hagati y'umwaka w'1960 n'1983 abirabura bagera kuri miliyoni 3 n'igice bakaba barirukanywe mu mazu yabo maze boherezwa gutura mu duce twari twihariye ku birabura. Mu mwaka w'1951 hashyizweho kandi inzego z'imiyoborere zitandukanye ku birabura n'abazungu. Ni muri urwo rwego hashyizweho igisa nka leta zihariye z'abirabura zari zizwi nka Bantustan. Gahunda ikaba yari uko izi Bantustans zizavamo leta zihariye kandi zigenga, ndetse mu myaka ya za 70 leta ya Afurika y'Epfo yambuye abirabura bari batuye muri izi Bantustans ubwene gihugu bwabo, maze zimwe muri izo Bantustans zibi bihugu umuntu yavuga ko byigengaga nubwo bitigengaga mu by'ukuri, dore ko nta n'ikindi gihugu kigeze kizemera, ndetse zongeye no kwinjizwa muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'1994. Mu mwaka w'1951 hashyizweho itegeko ryitwaga Prevention of Illegal Squatting Act, ryemereraga leta gusenya utujagari twari dutuwe n'abirabura, ariko nanone rigategeka abazungu bari bafite abakozi b'abirabura bari bemerewe gutura mu mijyi y'abazungu kububakira amazu yo kubamo. Mu mwaka w'1953 hashyizweho itegeko ryabuzaga abantu badahuje ibara ry'uruhu kuba bashakana hagati yabo. Ni ukuvuga ko umwirabura atashoboraga gushaka umuzungu, icyotara cyangwa se umuhinde, kimwe n'uko umuzungu atashoboraga gushaka umuhinde cyangwa se icyotara. Iryo tegeko ryavugaga kandi ko imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu bafite ibara ry'uruhu ritandukanye ryari icyaha gihanishwa igifungo. Muri uwo mwaka kandi hashyizweho itegeko ryashyiragaho ahantu hihariye buri bwoko bwashoboraga kubonera serivisi. Ni ukuvuga ko hariho bisi zihariye zigendamwo abazungu gusa, izindi abirabura, hakabaho ibitaro byihariye byakiraga abazungu, hakaba n'ibindi by'abirabura ndetse n'amashuri atandukanye ku bazungu n'abirabura. Muri izo serivisi zose zatangwaga na leta, abafite uruhu rwirabura akaba aribo bahabwaga serivisi ziri hasi cyane ugereranyije n'abazungu, ibyotara ndetse n'abahinde. Hashyizweho kandi amategeko yabuzaga abantu kurwanya izi politiki za APARTHEID. Mu mwaka w'1950 nibwo hashyizweho Suppression of Communism Act, n'itegeko ryakumiraga amashyaka ashingiye ku bitekerezo bya gikomuniste. Ariko nanone iri tegeko ryifashishwaga cyane mu gucecekesha abantu bose batavugaga rumwe n'ubutegetsi ndetse na politiki za APARTHEID. Kuva amategeko avangura Abanyafurika y'Epfo yatangira gushyirwaho, birumvikana ko hari abantu bari biteguye kuyarwanya kugeza ku ndunduro. Guhera mu mwaka w'1949 ishami ry'urubyiruko mu ishyaka rya African National Congress ANC ryatangiye gusaba ko mu rwego rwo guhangana na apartheid hakwiye kwifashishwa ingufu rusange, ndetse uru rubyiruko rutangira no kuzajya rwanga kumvira ubutegetsi bwari buriho, hakiyongeraho no gukora imyigaragambyo rimwe na rimwe yagwagamwe abantu. Mu mwaka w'1960 umutwe wari wariyomoye kuri ANC witwaga Pan-Africanist Congress wateguye imyigaragambyo mu bice bitandukanye bya Afurika y'Epfo tariki 21 Werurwe. Mu gace ka Sharpeville abantu 69 bakaba barahasize ubuzima. Muri Gicurasi 1961 ishyaka rya ANC ryateguye imyigaragambyo nyuma y'uko leta ya Afurika y'Epfo yanze gutegura ibiganiro byari buhuza amoko yose yaragize Afurika y'Epfo. Umwe mu bari bagize itsinda ryateguye imyigaragambyo yari Nelson Mandela. Mandela yatawe muri yombi mu mwaka wakurikiyeho w'1962 maze amara imyaka igera kuri 27 muri gereza. Y'Epfo ariko no hanze yayo naho abantu batandukanye bari bakomeje kuyamagana. Imiryango mpuzamahanga itandukanye irimo umuryango w'abibumbye, Commonwealth ndetse na Afurika yunze ubumwe ikaba yaragiye ifatira ibihano bitandukanye Afurika y'Epfo kubera politiki yayo ya apartheid. Mu mwaka w'1974 leta ya Afurika y'Epfo yashyizeho amabwiriza yavugaga ko abanyeshuri bose b'abirabura bagombaga kwiga amasomo yabo mu rurimi rw'icyongereza ndetse na Afrikaans kuko babonaga ari ururimi rw'umwanzi wabo. Bakaba barahitagamo gukoresha icyongereza ndetse n'indimi gakondo zabo. Icyo gihe kandi icyongereza nicyo cyari kirimo kuza imbere mu bijyanye n'ubucuruzi, naho Afrikaans irimo guta agaciro cyane mu birabura.
Mu gushyiraho amabwiriza yo kwigisha muri Afrikaans, ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bukaba bwarifashishije itegeko ryo mu mwaka w'1909 ryavugaga ko Icyongereza n'Igiholandi arizo ndimi zonyine zari zemerewe gukoreshwa. Iri tegeko rikaba ryaraje kuvugururwa mu 1925 maze Igiholandi gisimbuzwa n'Ikinyafrikaans. Mu gihe amashuri yose yarategetswe kwigisha mu Cyongereza na Afrikaans, abanyeshuri b'abazungu bo bari bemerewe kwiga mu rurimi rwabo kavukire rwaba Icyongereza gusa cyangwa se Afrikaans gusa. Umuyobozi wari ushinzwe uburezi bw'abirabura muri leta ya Afurika y'Epfo yategetse ko guhera tariki ya 2 Mutarama 1975 ururimi rwa Afrikaans ruzajya rukoreshwa mu kwigisha amasomo atandukanye muri secondaire harimo imibare n'ubumenyi rusange. Ni mu gihe andi masomo arimwe y'imirimo yo mu rugo, kudodesha urushinge, ububaji, ubugeni ndetse n'ubuhinzi yatangwaga mu Cyongereza, naho amasomo arimwe y'iyobokamana, muzika na siporo agatangwa mu ndimi gakondo. Iby'uburyo abirabura bigishwaga imirimo yo mu rugo no kudodesha urushinge muri secondaire turabigarukaho mu kanya. Uko nabivuze, iri tegeko ntabwo ryashimishije na gato abirabura muri Afurika y'Epfo, ariko ntacyo byari bibwiye abategetsi bari barishyizeho. Minisitiri wari ushinzwe uburezi bw'abirabura Point Jackson akaba yaragize ati: umwirabura ashobora kwigishwa kuba umushumba cyangwa se umukozi w'uruganda, ashobora kugira umukoresha uvuga Icyongereza cyangwa se Afrikaans, kandi umuntu uzamuyobora nawe ashobora kuba akoresha Icyongereza cyangwa se Afrikaans. Sinumva impamvu ururimi abirabura bazahebwamo amasomo rukwiye kuba ikibazo. Ntago nigeze njye nama nabo, nta n'ibyo nteganya gukora. Itegeko nshinga rirahagije. Guhindura ururimi rwo kwigiramo byagize ingaruka ku myigire y'abanyeshuri, dore ko benshi batari bazi neza urwo rurimi, bityo bikaba ngombwa ko barwana no gusobanukirwa ururimi kurusha uko basobanukirwa n'isomo ririmo gutangwa muri urwo rurimi. Byaba abarimu ndetse n'ababyeyi ntacyo bashakaga gukora kugira ngo bakemure ikibazo cy'abana babo. Ibi ntabwo byashimishaga aba bana. Umwe muri bo yaranditse ati: ababyeyi bacu biteguye kubaho mu bucakara bw'abazungu. Bamaze imyaka myinshi babayeho muri aya mategeko ku buryo ntacyo kibatwaye. Ariko twe twamaganye uburezi bugamije kutugira abacakara mu gihugu cyacu. Uburezi bugamije kubagira abacakara baba bashaka kuvuga ko uburezi bahabwaga bwabaga buganisha mu gukora imirimo ifitiye inyungu abazungu gusa. Mu mwaka w'1953 nibwo hashyizweho itegeko ryagengaga uburezi mu bantu bafite uruhu rwirabura cyangwa se Bantu Education. Uburezi mu birabura bwabaga bufite intego yo kubigisha imirimo y'amaboko ndetse n'indi mirimo yo hasi umuntu yavuga ko iciriritse, ndetse guverinoma ya Afurika y'Epfo ikavuga ko iyo mirimo hari ibereye abantu bafite uruhu rwirabura. Uburezi bukaba bwari bupanze mu buryo bwumvikanishaga ko umwirabura agomba kwakira ko azahora ari umukozi cyangwa se umucakara w'umuzungu. Ibi byajyanaga kandi no kuba ingengo y'imari yajyaga mu burezi bw'abirabura yari iri hasi cyane yajyaga mu burezi bw'abazungu, ndetse abirabura ntabwo bari bemerewe kujya muri za kaminuza. Mu mwaka w'1950 ibintu bye ni uburyo azubaha sebuja w'umuzungu. Baduha Bantu Education kugira ngo babashe kumvikanisha impamvu batuvangura. Bantu Education yigisha ko tudashobora gukora ibintu nk'uko babikora. Buri gihe umwirabura agomba guhora ari umucakara w'umuzungu, nta na rimwe agomba kubona amahirwe yo kuba yahangana n'umuzungu mu gihe bagiye gushaka akazi. Kuva mu ntangiriro z'1975 kugeza tariki 30 Mata 1976, abanyeshuri bakomeje kubika umujinya bemera kwiga muri Afrikaans. Ariko byageze ubwo abanyeshuri bo muri Orlando West Junior School riri Soweto bafata icyemezo cyo kwigaragambya maze banga gusubira mu ishuri. Iki cyemezo cyabo cyaje kugera no mu yandi mashuri yo muri Soweto. Umwe muri aba banyeshuri witwaga Teboho Mashinini yaje gusaba abagenzi be ko bakora inama yo kwiga kuri iki kibazo no kureba icyo bagikoraho. Iyi nama yabaye tariki 13 Kamena, maze abanyeshuri bitoramo komite yari bahagarariye. Iyi komite niyo yaje gutegura imyigaragambyo ikaze yabaye ku tariki 16 Kamena. Gusa mu ntangiriro ntago bari bazi ko imyigaragambyo izakomera ku rugero yagezeho. Ku tariki 16 Kamena abanyeshuri bagera ku 20,000 bahagurukiye ku mashuri yabo maze berekeza kuri stade ya Orlando Stadium. Ni ikintu cyatunguye abantu bose kuko batari bazi ko abanyeshuri bangana gutyo bari bwitabire. Polisi nayo yagiye mu muhanda hagati kugira ngo ibahagarike. Uyu ni Sam Nzima,
umwe mu bakurikiranye iyi myigaragambyo. Mu cyerekezo cyaturukagamo abanyeshuri bo muri Orlando West bahuye na convoy y'abapolisi. Uwari uyoboye iyo convoy yababwiye ko abahaye iminota 3 kugira ngo babe bavuye mu muhanda. Abana ntago bamwumviye, ahubwo batangiye kuririmba indirimbo yari yaraciwe icyo gihe, Kosi Sikelela Africa. Iyi ndirimbo yanditswe mu mwaka w'1897 ikaba yarifashishijwe cyane n'abantu baharaniraga ubwigenge bw'ibihugu byabo, ndetse kuri ubu ikaba yaragizwe indirimbo y'igihugu mu bihugu nka Tanzania na Zambia. Nyuma y'uko abanyeshuri bo muri Orlando West batangiye kuririmba iyi ndirimbo, abapolisi bahise batangira kubarasamo. Bamwe mu banyeshuri ba mbere bishwe harimo Hastings Ndlovu wari ufite imyaka 15 na Hector Peterson wari ufite imyaka 12. Ifoto ya Hector Peterson arimo gusamba yaje kuba kimwe mu bimenyetso by'iyi myigaragambyo yabereye Soweto. Ku munsi wa mbere hapfuye abantu 23, babiri muri bo bari abazungu. Umwe muri aba bazungu yari Dr. Melville Ederstein. Dr. Ederstein akaba yari umuzungu waharaniraga guteza imbere ubuzima bw'abirabura. Uyu muzungu akaba yaricishijwe amabuye na bano banyeshuri. Basize banditse urupapuro ruvuga ngo mwitonde, Afrikaans nicyo kiyobyabwenge kiruta ibindi kizasenya ahazaza hacu. Imyigaragambyo niyo yabaye ya mbere ikomeye yamaganaga APARTHEID. Ubukana bwayo n'imyitwarire y'inzego zishinzwe umutekano za Afurika y'Epfo byatumye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga yongera ingufu mu kwamagana leta ya Afurika y'Epfo na politiki yayo ya APARTHEID. Abazungu benshi aho muri Afurika y'Epfo nabo barakajwe cyane n'uburyo guverinoma yabo yari yitwaye. Umunsi umwe nyuma y'ubwicanyi bwabereye Soweto, abanyeshuri 400 b'abazungu bo muri kaminuza ya Witwatersrand bigamije imihanda ya Johannesburg bamagana iyicwa ry'abana bo muri Soweto. Iyi myigaragambyo yarakuze igira no mu bakozi bo mu nganda ndetse no aho n'ubundi usanga uduce twari dutuwe n'abirabura